nongeye kubasuhuza inshuti za Property in Rwanda nkuko twabasezeranyije rero nk'ibisanzwe uyu munsi nanone tubazaniye umutungo turi kugurisha hano ni inzu ituze nkuko muri kubibona tuje gushyira ku isoko abantu bashyashya bakijyana ku Property in Rwanda rero amazina yanjye nitwa Emile aha ni ku Property in Rwanda rero reka mbahe karibu ku bantu bashyashya. Iyi nzu rero nkuko muri kubibona kuri video ni inzu tugiye kugurisha iri Kimironko ya Kibagabaga. Kuza hano uca umanuka Kimironko ugaca hafi nko mu izindiro ariko ntabwo ugera zindiro ukata umuhanda wa kaburimbo uza ukajyana kuko uvuye hano kujya hano ni umunota umwe kugera kuri kaburimbo iri hano ruguru neza umuhanda uraza ukajya hano mpagaze nkuko muri kubibona. Ni inzu ifite ibyumba 4 ikazagira ibyumba 4 nkuko mubibona ni inzu itarangiye irabura amasuku ifite supervoma irasakaye wana harabura gukingamo gushyamo ibirahure ndetse nuko nambe mbibabwira rero inzu yacu rero nkuko muri kubireba kuri video irabura gukorwaho ibintu kugira ngo irangire irasakaye ifite supervoma urabona ifite irakinze amadirishya haraburamo ibirahure no gukora parafo ndetse no gukanda amasuku y'ingenzi. Nkuko muri kubona rero ni inzu yacu ariko iri mu kibanza hari option ebyiri dufite ikibanza hariya n'inzu byaterwa nuko wifuza ushobora kwiguherana byombi cyangwa se ugafata kimwe. Aha hose hafite ubuso ha 500 ufashe iki kibanza n'inzu biri kumwe biteretse mu buso 500. Ubwo bivuze ngo iki iyi nzu yonyine iri mu buso 275 tukayigurisha miliyoni 35 twagwana na cyo kibanza cyo hirya kuko kuri afishe dufite hari higazajya agaparitoma cyangwa paritoma tukaguhera miliyoni 45 inzu n'ikibanza cyangwa se ukahitamo twagura ino nzu ukayiyuzuriza ku 35 tukabasha kugiguha. Ni karibu rero muze tubahe ino nzu kandi ahantu heza ndababwiza ukuri ko ni inzu waza ukagura ugashyira amafaranga makeya ukabasha kubona ahantu tuzi. Reka none ngende mberekeho imbere gatoya ntabwo twibujyemo cyane kuko ntihanabona bite tu imbere kuko video ku nzu uko bimeze. Ko nabibabwiye rero kambereka imbere nko muri Sallon uko inzu ikase urabona ko ni inzu nyirayo ko yagize impamvu ze bwite zituma kina amafaranga niyo mpamvu ari kugurisha hano hantu na hantu waza ukagura kuri miliyoni 35 ino nzu ukiyuzuriza ntago yashyira amafaranga arenze miliyoni zigera mu 10 ukahita urangiza ino nzu cyangwa 15. urumva ko yaba ari dirukoze nkuko mubibona hano rero ufite view nziza wana hari amasizi muri kuhabona ko ni ahantu heza cyane ikatse nziza nko mwagibona ama etage ne board yaho ni nziza. Aho rero twinjiye bana hano ni nko muri Sallon muri kubibona ni nka Sallon bana ko ni ahantu hanini urabona ko hafite supervoma no harabura afishe ya nyuma ukahita turangiza. Hano naho bana ko ni inzu ibipande birakase bana ko inzu yari igiye kurangira. Aha ngaha rero haba nka salle mange nkuko muri kubibona kandi nkuko nababwiye inzu yacu ifite ibyumba 4 toilette 2 ahazajya toilette 2 ndetse n'igikoni na Sallon na salle mange. Nkuko muri kubona iyi ni corridor hirya ntago habona dufitemo icyumba cya master bedroom. Iyi corridor yacu rero ukaza hano dufite ibyumba 3 bizaba bisangiye dushe na toilette imwe. Iki kizaba ari icyumba nkuko muri kubibona. Aha ngaha ni umwanya w'igikoni nkuko muri kuhabona. Aha naho dufite ibindi byumba 2 bizaba bisangiye bigahuriraho byose n'ibyumba 3 bisangiye iyi toilette. Nkuko maze kwibereka rero ubona ko ni ahantu heza ni inzu nziza wakishimira kugura ukongera amafaranga makeya ukayirangiza ukahita ubona ahantu ho gutura ibintu byo gukodesha ukabira biseze. Reka mbaye karibu rero kandi ku bantu kigera hano ndabasezeranya ko kuri Property in Rwanda niho hantu ushobora kubona amashuwa diro ahantu ushobora kubona ibintu wagura ukazanshimira nyuma. Reka nonge kwashimira ku mwanya wanyu kandi mbaha nikaze nkubwira ngo biko kana subscribe nibwo niba ariko bwa mbere cyagera mwari kumwe nanjye ni Emile nk'ibisanzwe. Reka mbashimire mwakoze cyane.